Imana ishimwe. Dushimiye Imana ko iduhaye uyu munsi kugira ngo dukomeze kwiga ubutumwa bwiza nyabwo. Tumaje kwiga ingingo ebyiri, uyu munsi turi ya gatatu. Ingingo ya mbere avuga ngo abantu bose n'abanyabyaha cyangwa se bose n'abanyabyaha. Twasomye mu gice cya gatatu cy'umubaroma umurongo wa 23 havuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ingingo ya kabiri avuga ngo Imana yanga ibyaha. Twabonye ibyo Imana yanga ibyaha n'ababikora. Aho twasomye umurongo wo muri Zaburi ya 5 umurongo wa 5 kujya kwa 7 kuko utari Imana intambira ki umunyangisumbi ntazabi wawe. Nandi magambo akomeza. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo ivuga ngo Imana ikunda abantu. Imana ikunda abantu. Nyemera tuze kubana kugira ngo twige ingingo. Imana igumisha cyane. Imana ikunda abantu. Hari imirongo myinshi ivuga urukundo Imana ifitiye abantu. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4:8. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Muri kamere y'Imana harimo urukundo. Cyangwa mutere y'Imana harimo urukundo. Abaroma igice cya 8 kujya 9 hagaragaza uburyo urukundo rw'Imana tugira umupaka kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarega cyangwa abategeka cyangwa ibiro cyangwa ibizaza cyangwa ibifite ubushobozi n'ibindi bintu byinshi bavuga ngo bataza dutandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 3:16 kuko Imana akunze abari munsi cyane byatumye itanga umwana wayo ikinege. Imana atanze Yesu kuko ikunda abantu. Abefeso mu gice cya 2 umurongo wa 5 bakomeza gusobanura urukundo rw'Imana. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuziba ibicumuro byacu ubuntu bwo bwadukijije. Kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Urukundo rw'Imana. Nyemerera tuze dukomeze dusobanukirwe urukundo rw'Imana. Ijambo rukundo ni ijambo risobanurwa mu bintu byinshi, ni ijambo rikomeye cyane. Ariko nyuma turebe ubwoko butatu bw'urukundo cyangwa se inkundo eshatu. Urukundo rwa mbere ni urukundo rw'umubiri. Urukundo rw'umubiri ni urukundo umuntu ankunda kuko afite ibyo ashaka ko mukorera. Urukundo ni urukundo umuntu amfitiye kuko afite ibyo anteganyaho. Muri make njyewe mfite ibintu undi muntu hari bimushaka cyangwa hari ibyo nshakaho, niyo mpamvu arankunda. Urukundo ruzabaho kugeza igihe bya bintu mpereza uwo muntu bizarangira. Ibyo nibirangira urwo rukundo ruzashira. Ni urukundo twita eros. Ndabisubiramo. Ni urukundo twita eros. Ni urukundo rw'umubiri. Rubaho kuko mfite icyo nshaka ku muntu. Hari urukundo rwa kabiri. Ni urukundo rw'ubucuti. Ni urukundo ngewe umuntu dukundana bitewe nuko hari ibyo ashakaho nanjye mushakaho. Muri make dufite ikiduhuje. Mfite ibyo muha nawe afite ibyampa. Ubwo rukundo ruzarangira igihe cya kintu dusangiye cya bya bintu muhereza nanjye akampereza. Mu gihe byashize ubwo rukundo ruzahagarara. Ariko hari urukundo rw'Imana. Ubwo rukundo rwa mbere rwa kabiri nemaje kuvuga barwita phileo cya philei. Hari urukundo rwa gatatu, urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana barwita agape. Ni urukundo Imana imfitiye. Imana ifite ibintu byinshi ishaka kuduhereza. Ubwo urukundo rw'Imana rurangira kuko nta gihe by'Imana bizarangira. Ibintu byose bizava ariko Imana izaba iriho n'ibyayo. Urukundo rw'Imana nta mupaka rugira. Reka tutekereze kuri ibi bintu. Ni kubera iki twebwe abantu dukunda abandi? Ni uko hari ibyo tubashakaho. Ariko si kubera iki Imana dukunda. Utekerezo cyane. Urukundo rwacu rugiriwe umupaka. Ni igihe ibyo dushaka ko abantu byarangiye. Urukundo rurarangiye. Ariko si urukundo rw'Imana ufite umupaka. Twasomye ko nta mupaka. Mbese urukundo rw'Imana rwatumye dukorera iki? Ntabwo Imana yadukoreye kimwe, ahubwo Imana yakoze byinshi ku buzima bwacu. Usibye ko hari ikindi kintu gikomeye Imana yakoze biciye muri Kristo Yesu. Reka twibaze ibibazo bitatu kugira tuze gusobanukirwa urukundo rw'Imana cyangwa dukomeze kumva urukundo rw'Imana. Twakwibaza ngo
mbese koko niba Imana ari urukundo kuki izaba hari abanyabyaha? Ntabwo twavuga urukundo rw'Imana ngo twirenze gukiranuka kw'Imana, ahubwo ibiranga Imana birajyana. Niyo tuvuga ko urukundo rw'Imana tuvuga no gukiranuka kw'Imana. Niba Imana yabwiye Adamu na Eva ngo umunsi mwagiye no gupfa muzapfa, kandi ijambo ry'Imana ikaba yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, Imana uko byaba kose hariho urupfu ruteganirijwe abanyabyaha. Niwo muriro wa kabiri nk'uko twasomye mu byahishuwe. Twakubaza ikindi kibazo cya kabiri, mbese kubera iki byabaye ngombwa ko Yesu apfa? Imana ntiyashobora kudukiza bitabaye ngombwa ko Yesu apfa. Imana inabishoboye, ariko kuko Imana ikiranuka kandi yavuze yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, hari abagomba kwakira urupfu kugira ngo abamwizera baboneke bagakiza muri we. Muri make kubera gukiranuka kw'Imana niyo mpamvu Imana yatanze Yesu kugira ngo habe wakira urupfu, Imana ibikiranutse nuko byo yavuze. Mbese ikibazo cya gatatu, mbese niba koko Imana ishobora byose kuki idapfa kuduhindura ngo tube beza? Aha twahita dutekereza, ese umuntu yaguhase n'undi muntu ukora ikintu kuko umukunze, ibyo bintu bitandukanye gute? Imana ikunda abantu, ntabwo ihata abantu. Reka turebere ibi bintu bitatu hamwe, cyangwa se ingingo eshatu tubonye muri ubutumwa bwiza. Imana ni urukundo, kandi urukundo rw'Imana ntirumeze nk'urw'abantu, ahubwo urukundo rw'Imana, kubera urukundo rw'Imana irashaka yuko abakunzi bayo bakira imigisha yose, kandi urukundo rw'Imana ntirugira iherezo. Imana itubanziriza kudukunda kuko nta muntu wakunze Imana ngo izamwiture. Imana yategetse ngo tuve mu byaha ibone kudukunda, ahubwo Imana idukunda tukiri abanyabyaha. Dusomye mu Baroma mu gice cya 5:8 tubona yuko Imana idukunda tukiri abanyabyaha. Reka turebe, Imana ni urukundo kandi irakiranuka. Iyo ni imiterere y'Imana. Ibyo byombi bituma Imana idashobora kwemera kuba n'abanyabyaha nubwo ibakunda urukundo rwinshi. Ibintu biteye agahinda. Imana kubera ko ari urukundo kandi ikabikiranuka, gukiranuka kwayo biyitera kuba idashobora kuba n'umunyabyaha kandi imukunda urukundo rwinshi. Ibyo rero nibyo byatumye Imana ishaka inzira, ishaka uburyo yabana n'umunyabyaha. Nibwo uburyo yashatse gucungura umuntu biciye mu nzira imwe rukumbi, ariyo Yesu Kristo. Ubwo buryo Imana yashatse uburyo yakuza n'umuntu nubwo umuntu ari umunyabyaha ni uburyo bumwe, ni Yesu Kristo, niwe nzira n'ubugingo. Reka turebe umurongo ufata mu mutwe wo kuzirikana, Abaroma igice cya 5:8 uze kuhasoma. Gushimira Imana ko wabanye nanjye ukumva ubutumwa bwiza ingingo ya 3. Reka nkwinginge kugira ngo uzakomeze kubana natwe, dukomeze kugira ngo turangize ubutumwa bwiza nyabwo. Amahoro y'Imana nabane nawe. Amen. Amen.